Ibihe byiza kuri wowe udukurikiye. Uyu munsi turaganira ku ngingo ikomeye cyane ku buzima bw'abana, ibimenyetso bikwiye gutuma ujyana umwana kwa muganga kandi vuba. Ababyeyi benshi usanga batinda gufata icyemezo bitewe no gutekereza ko ikibazo kiri buze kuba cyakwikiza cyonyine, ariko hari ibimenyetso bishobora kukwereka ko umwana wawe arimo ahura n'ibibazo byo kuba agiye kurwara kandi bikomeye. Reka rero turebere hamwe ibimenyetso bigera mu 10 bishobora kukwereka ko umwana wawe arwaye kandi utagomba gusuzugura uburwayi afite ugahita wihutira kujya kwa muganga mu buryo bwihuse. Ngiye tugiye kubana ni Nathaniel Afiabora, nkwifuriza kandi kubana natwe kuva dutangiye video kugeza tuyishoje, kandi ngushimira we wamaze gukora subscribe tukaba tubana buri munsi. Nawe utarayikora kandi ngusabye gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu tugenda tukugezaho ugenda ubibona, utibagiwe gukora like mu gihe wakunze ikiganiro, ukatwandikira n'igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo tujye tuganira ku buzima, kandi ukibuka no kuba washaringa video ku nshuti zawe. Ikaze. Ikimenyetso cya mbere rero kibanze gishobora kukwereka ko umwana wawe ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi no guhumeka nabi cyangwa se guhera umwuka. Ibi bijya bikunda kubaho, ugasanga umwana mu gihe uryamye, mu gihe umwana aryamye, bikunda kubaho iyo umwana yagize uburwayi ariko umubyeyi ntabimenye. Umwana yiriwe akina n'abandi ameze neza, ariko bigeze nimugoroba aryamye uri kumva umwana ahumeka insigane, kandi mu busanzwe ntabwo yari asanzwe ariko ahumeka. Iyo umwana yarahumeka muri ubwo buryo asa nk'uri kugenda ahumeka ukuntu yihuta, umwuka utasohoka neza, cyangwa se ugasanga n'umwuka arimo asohora, ari gusohora amajwi aribyo bita gufurura. Niba utari usanzwe bimuziho akaba ari gufurura, ndagira ngo nkubwire ko ari ikimenyetso gikomeye cyo kumujyana kwa muganga kandi ako kanya. Ikindi bishoboka cyane kuba byaterwa n'indwara zo mu myanya y'ubuhumekero, twavugamo nka asima, infection zo mu bihaha. Mu gihe ari guhumeka gutya ashobora kuba afite ikibazo cyo kuba agiye kurwara asima, cyangwa se mu bihaha hamaze kuzamo ama infection ashobora kuba yamutera ikibazo. Icya kabiri mu bimenyetso bishobora kukubwira ko umwana wawe atameze neza kandi ugomba kwihutira kumutwara kwa muganga, no kugira umuriro mwinshi. Aho usanga nyine umwana yarengeje 38 degrees Celsius. Ku bana iyo umwana arengeje degrees Celsius 38 kuzamura, uwo mwana kiba ari ikimenyetso mpuruza kikwereka ko umwana afite ibibazo. Umwana mukuru rero kuri degrees Celsius 39, aho naho rwose uba ugomba kubikora ukamutwara kwa muganga kandi vuba cyane. Iyo bibaye rero mu gihe cy'amasaha menshi umwana afite ikibazo cy'umuriro, icyo ni ikimenyetso mpuruza. Umuriro kandi buri ushobora kwerekana ko umubiri w'umwana ufite infection. Umwana ashobora kuba arwaye infection, ashobora kuba agiye kurwara malaria, ashobora kuba agiye kurwara ibyitwa meningite. Ibyo byose ni uburwayi bushobora kuba bwihishe mu mubiri we ku gihe yatangiye kugaragaza ibimenyetso byo kugira umuriro mwinshi. Ikimenyetso cya gatatu gishobora kukwereka ko ugomba gutwara umwana kwa muganga ni ukugira uruhu rwijimye ndetse no gucika intege mu buryo budasanzwe. Iyo umwana ahindutse cyangwa se acitse intege, yiriwe akina, hanyuma bigeze nimugoroba mu buryo butunguranye atangiye gucika intege, agize ibibazo byo gusinzira cyane mu buryo budasanzwe, ari kuryama ubona nyine yacitse intege, hanyuma ugasanga nyine umwana hari ikimenyetso cya kane rero. Ikimenyetso cya kane gishobora kukwereka ko umwana afite ikibazo cy'uburwayi kandi bwihutirwa, ni ukugira isesemi ndetse ikabije no kuruka cyane. Umwana ashobora kuba yiriwe neza akina, ariko byageza nimugoroba ukabona arariye, ariko ibyo ariye ari kubigarura, afite isesemi, uri kubona adafite apeti. Icyo ni ikimenyetso cy'indwara zikomeye. Ashobora kuba arwaye igifu,
ashobora kuba mu bwonko atameze neza. Ibi rero bishobora guterwa no kuba umwana yabura amazi ahagije mu mubiri. Ni nayo mpamvu bisaba guhita umwana umwihutana kwa muganga kugira ngo ahabwe ubuvuzi. Icya gatanu ni ukutagira ubushake bwo kunywa ndetse no kurya. Umwana nyine akabura apeti. Iyo umwana yanze kunywa cyangwa se kurya, ushobora kumuha amazi ukabona ntayakeneye, wamuha amata ukabona ntayanyweye. Mu masaha menshi rero bishobora gutuma umwana atakaza amazi mu mubiri vuba, bikaba byatuma umwana ahura n'ikibazo. Abana bato cyane bashobora kwangirika vuba igihe batarabona amazi. Ibi ni ibintu ugomba guhita wihutira ukamenya kumutwara kwa muganga kandi mu gihe cya vuba cyane. Icya gatandatu ni ukugira amaso cyangwa umubiri wose wijimye. Hari abana usanga nyine ahise ahindura amaso. Niba mu maso yagaragaraga nk'umweru, ukabona amaso yahindutse cyane, yagize ibara ryijimye cyangwa se amaso ahise atukura, ukabona nyine ziriya mboni zitangiye guhinduka nk'icyatsi cyangwa se zihinduye ibara mu buryo butunguranye. Rero iyo bigenze gutyo, gerageza ugende ujye kwa muganga, kuko birashoboka cyane ko yaba ari amaraso atari kugenda neza ngo agere mu bice byose by'umubiri, bikaba byateza ikibazo gikomeye cyane. Icya karindwi ni ukuribwa cyane mu nda bitunguranye. Umwana mwirirwanye akina, amaze kurya, araryamye cyangwa se ahise afatwa n'uburwayi bwo kuribwa mu nda cyane mu buryo butunguranye, kandi ugasanga borekejwe no kuruka, kwituma amaraso. Hari benshi binabaho, ugasanga umubyeyi atereye akavuga ati buriya araza kuba yoroherwa. Ntabwo ari byiza. N'igihe ubonye umwana afite ikibazo cyo kuribwa mu nda mu buryo butunguranye, ni ikimenyetso cy'indwara zikomeye. Gerageza umutware kwa muganga kandi mu gihe cya vuba cyane. Ikimenyetso cya munani ni ukuribwa umutwe cyane bikabije. Akenshi bitewe n'uko abana batoya, hari igihe haribwa umutwe ariko ntube wabimenya, ariko hari ibimenyetso bikwereka ko umwana arwaye umutwe kandi ukabibona. Uzamwitegereza mu maso, uzabona ari kubunga amarira mu maso kandi nta kibazo cyo kuba wenda hari umurakaje. Uzabona imitsi yo mu maso hagana mu mpanga ibaye nk'aho ibaye mu buryo bugaragara. Ibyo nibyo bikubwira ko umwana ari kuribwa umutwe. Ikindi kandi ubona nyine akora ku mutwe, ubona arira akora ku mutwe iyo ataramenya kuvuga. Ibyo ni ibimenyetso bishobora kukwereka ko umwana ashobora kuba afite ikibazo cyo mu bwonko, ashobora kuba afite ikibazo cy'indwara zo mu bwonko kandi ukaba utabimenye. Mwihutire kwa muganga kugira ngo abashe kuba yahabwa ubuvuzi bukomeye mu gihe afite icyo kibazo, kuko wowe ubwawe ntacyo wakora. Niba umwana ari kuribwa umutwe, nta binini ufite, nta n'icyo wakora muri ako kanya kugira ngo umwana umutabare, ahubwo wowe ihutire kwa muganga. Icya cyenda, hari uburyo umwana ubona agize uduheri ku ruhu dutunguranye kandi mu buryo butari busanzwe. Uduheri rero dutunguranye cyane dufite ibara ridasanzwe. Ushobora kubona uduheri turi kuza ku ruhu, ugasanga nyine utwo duheri turajyana no kuba umwana afite umuriro mwinshi. Bishobora kuba ikimenyetso cya infection ikomeye. Mwihutishirize kwa muganga kugira ngo ahabwe ubutabazi. Ikimenyetso cya 10 ari nacyo cya nyuma muri bya bimenyetso twakubwiye bishobora gutuma uhita utwara umwana kwa muganga mu gihe umaze kubibona abifite, ni ukugira amaraso. Hari igihe umwana umutwara kuri toilette ukabona mu mwanda yitumye harimo amaraso. Ibi bishobora kwerekana infection ikomeye cyane. Ikindi kandi ashobora no kuba arwaye indwara z'ubuhumekero utabizi, cyangwa se afite ikibazo cyo mu gifu cye kiri kugenda cyangirika. Rero bishobora kwangiza ubuzima bw'umwana mu gihe cya vuba. Ni byiza ko igihe ubonye ibi bimenyetso ugomba kwitabira guhita utwara umwana kwa muganga.
Ababyeyi rero ni inshingano zacu kumenya no gukurikirana ubuzima bw'umwana, kubera ko umwana hari ibyo aba atari buvuge. Umwana arwaye ntavuga ngo ndwaye umutwe, keretse ba bana baba bamaze gukura nyine ku buryo ashobora kuba yakubwira ati ndumva mbabara aha ngaha. Ariko umwana utari watangira kuvuga, birasaba kumukurikirana cyane, birasaba gukurikirana cyane, ukagenda witegereza ibimenyetso bigenda bimugaragaraho mu buryo butunguranye, kuko ibyo bimenyetso ntabwo bigomba gusuzugurwa na rimwe, ntabwo bigomba gusuzugurwa na rimwe. Iyo ubibonye uhita ufata umwana uhite umujyana kwa muganga kugira ngo ubuzima bwe bukizwe hakiri kare. Nibyo byiza kubera ko umwana ntabwo aba ari buze gusobanukirwa ibyo ari byo. Niba rero iyi video igufashije, ngusabye gukora like, ushyire comment, muri comment nyine wandikemo igitekerezo cyawe kugira ngo tuganire, uyisangiza abandi babyeyi. Iyi video uyisangiza abandi babyeyi, wayishyira kuri stati yawe, wayishyira mu yandi magroupe cyangwa se ku zindi mbuga nkoranyambaga ukoresha, kugira ngo abandi babyeyi bagende babibona. Kandi wibuke gukanda subscribe niba ari wowe twabanye bwa mbere, ari wowe wari ubonye iyi channel. Ni byinshi tugenda tukugezaho ku bijyanye n'amasomo y'ubuzima kuri Nathanael Afiabora.